na mwana na roho mutagatifu amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyaganira rero ku maturo, ariko uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku maturo gusa, ahubwo tugiye guhera ku nkuru iri kusirikira cyane muri iyi minsi, inkuru irebana na papa. Hari abantu bagiye bakora montage, bagakora amavideo, papa ari kuvuga ko ngo isi yamuhaye icyubahiro adakwiriye, ari kuvuga ukuntu ngo ari we gisimba cyangwa gikoko. Mbese ni akavideo ushobora kumva uri umukristo rwose kakaguca intege, kuko ubona ko ari nkabyo papa yavugaga. Noneho rero abantu bakoze iyo montage bayikoze mu buryo ubona koko ko ari papa uri kubivuga, kandi hakabaho n'umuntu ugenda asa naho abisobanura mu Kinyarwanda. Kandi nuzi Icyongereza, iyo usomye ayo magambo uko mu rurimi avuga, uko bagenda bayandika mu Cyongereza, ubona ko ibyo uwo muntu winterpreta mu Kinyarwanda ibyo avuga nibyo abavuga neza neza. Ni ukuvuga ngo texte originale nibyo abavuga, ntabwo ari bya bindi wenda umuntu winterpreta anahimba cyangwa nakabya cyangwa abeshya. Iyo video rero, ako kavideo karimo gusirikira cyane. Hari abantu benshi bagiye bambaza bati rwose tubwire ibi ni ibiki, ibi ni ibiki, ibi ni ibiki. Mu by'ukuri rero ako kavideo ukabonye udafite Yezu muri wowe, ndacyongeraho icyo kintu, ako kantu kaguca intege ndetse ukaba wava mu byizerwa. Ako kantu kaguca intege ndetse ukaba wanava muri Kiliziya Gatolika, ndetse uretse no muri Kiliziya Gatolika ushobora no kwiyahura uvuga uti kubaho se ubu bimaze iki? Yezu rero yambwiye ati mpumuririza abana. Haleluya. Muvandimwe, ndagira ngo nguhumurize, nkubwire ngo iriya nkuru siyo. Haleluya, siyo. Haleluya, siyo. Inshuro 3. Ikindi nshaka kukubwira, ntago ngewe nkubwira nk'umufana w'idini. Ngewe ndi umukristo Gatolika rwose pe 100% ndi umukristo Gatolika. Ariko kandi nkongera nkavuga nti ntago ndi umukristo Gatolika w'idini. Haleluya. Ntabwo ndi uw'idini, ngewe ndi uwa Kristo. Haleluya. Abantu rero bagiye babimbaza, nababwiye ni uzagenda kidini azagwa. Kuko uretse n'iriya nkuru yabayo itabayo, uretse n'iriya nkuru n'ibindi bizamugusha. Kuko nta dini rizinjiza umuntu mu bwami bw'ijuru. Haleluya. Umuntu azinjizwa mu bwami bw'ijuru n'ibikorwa azaba yarakoze byo gukiranuka. Ibyo ni ibintu mpora mvuga buri gihe, kandi twagiye tubishimangira. Izo nyigisho twagiye tuzishimangiza ibyanditswe bitagatifu. Haleluya. Nagiye nerekana iteka ko ibyanditswe bitwereka yuko ibikorwa byacu byo gukiranuka ari byo bizatwinjiza mu bwami bw'ijuru. Duhereye kuri iriya vanjiri, Yezu avuga ati nzahamagara muze ntore za data tujye kubana kuko mwanyubashye. Haleluya. Nari ndwaye, nari nshonje, nari mu nzu y'imbohe, nari imerewe nabi, murangoboka. Iyo ni vanjiri twese tuzi. Ntabwo azavuga ngo wabatirijwe mu Gatolika, ngo wabatirijwe mu Baporoso, ngo wabatirijwe. Ibyo ntabwo ariko azakubwira. Kubw'ibyo rero umuntu ugenda kidini we rwose ndagira ngo nongere mubwire nanjye muri izi audio, kandi mora mbivuga mbisubiramo inshuro nyinshi, umuntu ugenda kidini ntabwo akwiriye kuba ari muri izi audio. Ko ntabwo twebwe tugenda kidini, ntabwo tugenda dufite kuvuga ngo amabwiriza yacu ni idini ngo kandi duhagaze mu idini. Oya, turi aba Kristo. Haleluya. Ariko kandi ibyo ndabisobanura neza, nubwo turi aba Kristo twemera ko tugira umuryango tubarizwamo hano mu isi. Uwo muryango rero ntago tugomba kuwujyamo mu buryo bw'ubuhumyi, ahubwo tugomba kuwujyanwamo na Roho Mutagatifu. Haleluya. Nkagaruka rero nkakubwira ni muvandimwe, niba uri umukristo Gatolika ariko ukaba ushingira ku idini kugira ngo uvuge ngo uzajya mu ijuru, n'ubundi uzahomba. Uzagera imbere ya Yezu akubwira ati mwumve imbere mwabivume mwe sinigeze mbamenya.
uti nyagasani nyamara twahoraga mu misa, dore twahoraga dutanga amaturo, twahoraga ati sinigeze mbamenya kuko ibikorwa byanyu ntigeze mbibona. abo ngabo rero nabo bazabaho muvandimwe, ndi kukubwira ibiri muri Bibiliya. Kuri iriya nkuru rero ndagira ngo nguhumurize muvandimwe, nkubwire nti iki gihe turimo ni igihe cyo gushishoza cyane, ni igihe cyo kuba maso cyane, kuko Sekibi yahagurutse kugira ngo agushe ubwoko bw'Imana. Twaraganiriye twiga kuri Antikristo n'uburyo akoresha, buriya ni uburyo bw'impuha, kubera ko ukuri nyirizina si kuriya. Ukuri nyirizina si kuriya rero kubera iki? Kubera ko papa naho yaba afite titire y'umukuru wa kiliziya ku isi yose, ariko ntabwo ari igikoko, ntabwo ari igikoko pe. Ikindi kandi muvandimwe, twaganiriye ku byahishuwe, tureba umubare w'igikoko, twaje gusanga umuntu uwo ari we wese utari muri Yezu n'ukuri yifiteho icyo kimenyetso. Ntabwo rero nubwo avuga ngo gihwanye ngo n'izina ry'umuntu, ntabwo ari umuntu runaka, gishobora no guhana n'izina ry'uwanditse iriya nkuru, gishobora no guhana n'izina ryawe muvandimwe, niba udashaka kugira ngo urebe kuri Kristo. Ibyo rero kugira ngo tubisobanukirwe neza, byasaba ko twongera gusubira mu nyigisho twaganiriye ubwo twavugaga ku byahishuwe n'uriya mubare. Kubw'ibyo rero mu minsi iri imbere niturangiza ku maturo, ndashaka ko twongera gusubira ku byahishuwe, byibuze tukumva uwo mubare n'uwo muntu ninde. Byo twarabisobanuye kandi twarabisobanukiwe, twaje gusanga ko natwe tutarebye neza twaba dufite icyo kimenyetso kandi twibwiraga ko ntacyo dufite. Haleluya. Muvandimwe rero ndagira ngo nkubwire ngo ni igihe cyo kuba maso, ni igihe cyo gusenga no gukoresha ubushishozi. Njyewe rero sinkubwira ngo jya gushishoza kuri papa, kuko naho papa yaba wenda tuvuge ari Imana, hari sinzi ko ndabisobanura, n'ubundi ibyiringiro byawe nubishyira kuri papa uzapfa. Haleluya. Naho waba uri umukristo gatolika, ibyiringiro byawe nubiterura ukabishyira muri papa, uraba uri guhomba, uraba uri kuyoba. Ibyiringiro byawe biterura ubishyire hehe? Muri Yezu. Yezu uzaguha umurongo ukwiriye, Yezu uzaguha roho uzakuyobora mu kuri nyako. Haleluya. Uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Niba wiringira umwana w'umuntu muvandimwe uri kuyoba, njyewe ndacyakubwira nti kuba waba uri muri kiliziya gatolika ntabwo ubwabyo ari icyaha, ariko uburyo uzitwara muri iyo kiliziya nibwo buzakurimbura. Reka tuvuge ko utari muri kiliziya gatolika yemera uwo papa, ukaba uri mu rindi torero, ese iryo torero urikiranukiramo? Haleluya. Icyo nicyo kibazo, icyo nicyo Yezu azakubaza. Hari ibitabo byinshi, byo narabisobanuye, hari ibitabo byinshi cyane imbere y'Imana, ariko hari igitabo kimwe gihatse byose, igitabo cy'ubugingo. Ese umunsi Yezu azandikamo amazina, azahaguruka agiye gusoma amazina y'abera, ese muvandimwe iryawe naryo rizaba ririmo? Ni ukuri mu rubanza tuzacibwa. Ntabwo Yezu azakubaza ngo kuki wasenze nk'umukristo gatolika. Ibyo ntabwo azabikubaza. Njyewe ndakubwira buri gihe, nkakubwira nti uzagenda ugera imbere ya Yezu umubwira uti ndi umukristo gatolika, dore ibyo batwigishaga n'amahame y'idini yari aya ngaya. Haleluya. Ntabwo Yezu azakubwira ngo mu mahame y'idini ngo kuki mwavuze ko papa ari we Mana. Ntabwo ibyo ngibyo, ntabwo muri kiliziya gatolika bajya bavuga ngo musenge papa. Ntabwo kuva aho navukiye muri kiliziya gatolika nta na rimwe baravuga ngo uku kwezi nuko gusenga ngo twishyira mu maboko ya papa. Oya. Nta na rimwe muri kiliziya baratwigisha ngo batubwire ngo papa ni we Mana, ahasigaye rero nimusenge papa. Nta na rimwe barabitubwira. Ahubwo ikintu batubwira buri gihe, baratubwira bati mwumve amabwiriza papa yatanze akayaha abakristo, kuko papa ni umubyeyi. Twe tumufata nk'umubyeyi, ndacyanabyemera sinzanabihindura.
nawe imuha zaba nyinshi, naho abantu bakora za montage, yewe bageze naho bakora muri montage berekana ko Yezu atigeze anabaho, izo zibaho, bakerekana yuko Yezu atanapfuye, ibyo bibaho. Izo montage rero bari gukora, iri koranabuhanga riri kugenda rizana ibintu byinshi. Muvandimwe, niba udafite aho ushinze ibirindiro, n'ukuri uzahirima. Uwo ni umuyaga, ariko kandi narakubwiye nti umuyaga nuhuha udafite aho ushinze ibirindiro uzahirima. Nushinga ibirindiro byawe muri papa, ubwo wahirimye wowe nakumvise. Nushinga ibirindiro byawe muri runaka padiri cyangwa musenyeri, urahirima. Nushinga ibirindiro byawe muri pasiteri cyangwa apotre cyangwa nde, urahirima. Ariko nushinga ibirindiro byawe muri Yezu, n'ukuri ntacyo uzaba, ntacyo uzaba. Papa nk'umubyeyi rero ajya agira gahunda, akavuga ati uku kwezi dusabire wenda abarwayi. Noneho twebwe iyo dusenga n'isengesho tuvuga ngo cyane cyane mbinguturiye, ngira ngo nifatanye na kiliziya y'isi yose, ngira kandi ngo nsabe nkuko papa abidusaba muri uko kwezi. Ayo masengesho turayakora. Icyo papa yifuza muri uko kwezi, papa atwoherereza icyo yifuza ko dusabira muri uko kwezi. Ariko ntago twumvikana, ntago papa avuga ngo ndagira ngo munsabe iki ngiki, ahubwo aravuga ati bakristo b'isi yose, bakristo gatolika, nimusengera ikintu iki n'iki. Mbese ubwo papa aza kuduhagarara hejuru ngo ahagarare no mu mitima yacu tubuze gusenga uko bikwiye? Ngewe rero iyo nkuru narayibonye, ndavuga nti niba papa atarugana mu ijuru, ibyo ntibimureba, niwe ku giti cye, ntabwo ari kiliziya yose. Kuko mu ijuru harimo abakristo gatolika, abari muri kiliziya gatolika bariyo, hariyo abari mu yandi matorero menshi cyane, ariko kandi hari n'abarimbutse bari muri kiliziya gatolika, hari n'abarimbutse bari muri ayo matorero yose. No kuvuga rero ngo buri torero rigifitemo umugeni wa Kristo. Uwo mugeni rero niwe uzitegura. Vandimwe, ndagira ngo icyo ngicyo tucyumvikaneho, twebwe abari muri izi nyigisho muri audio. Ni nayo mpamvu Yezu Kristo yanzinduye igicuku akambwira ati genda umbwirire abana banjye, aragira ngo usobanukirwe icyo ukwiriye gukora kugira ngo ukize roho yawe. Ntabwo ari ukugira ngo ube umukristo mwiza w'idini gusa, oya, kuko buriya nibyo navuze, iyo baye umukristo mwiza ubu n'umwenegihugu mwiza. Haleluya. Ariko kandi twongere twibukiranye ko ubukristo bwiza atari bwa bundi bwo kutagira aho ubushingiye, cyangwa se kuba uri wenda uri mu idini riniri, ntago ari bwo bukristo bwiza. Yezu Kristo baramubajije bati ese mugenzi wanjye ninde? Kuko Yezu yakomezaga kwigisha akavuga ati ese ati reka rero mubwire ati mugenzi wawe ujye umugirira neza, umukunde nkuko wikunda. Abantu birabacanga bati se mugenzi wanjye ninde? Yezu abacira umugani w'umusamaritani w'impuhwe. Ese umuntu rero ujya gutabara si ngombwa ko aba mwene wanyu, ibyo mpora mbivuga. Umuntu ujya kugira neza si ngombwa ko aba mwene wanyu, ahubwo gira neza wumva umutima wawe ufite za ndangagaciro z'ubukristo. Papa ntazakubuza kugira impuhwe muvandimwe. Papa nagasaza ngo akubwire ngo ndi igikoko none wigira impuhwe. Papa ntazakubuza kugira neza. Yewe hari ibintu rero buri abantu batindaho, bakabitindaho ariko bidafite n'akamaro. Wenda tuvuge ugasanga umuntu baramubwira bati kizwa, ureke ibikorwa bibi, ureke kwiba, ureke kwica, ureke gutongana, ureke kugira nabi. Aho kugira ngo arebe ibimureba agatangira kuvuga ngo none se ngo ko papa ngo bavuga ko ngo ari we gikoko. Ese reka nkubwire, ngewe iyo ndi kwigisha ndamubwira mbese reka tuvuge niba papa ari igikoko ubikurebaho iki? Icyambere cyo papa ntumuzi, uretse ko tuzi ko muri kiliziya gatolika tumufite papa nk'umubyeyi wa kiliziya, kandi bigenda cyabyemera sinzabihindura. Burya nta muryango utagira umubyeyi utagira umutware, ibyo ntibibaho. Nabo bagenda bavuga ngo papa ni igisimba, bafite abakuru babo. Ubwo rero nabo nibanezezwa no kumva ko abo bakuru babo babita ibisimba. Gusa aho njye ntabwo hajya hantera ikibazo. Yezu we wenyine yaravuze ati, Yezu yagiye kwirukana shitani zari zarigize ingunge. Amaze kuzirukana kugira ngo bamushimire, avuga ko hangwe niberize buri ngo mutware w'amashitani, ngo niwe ari kwirukanisha amashitani.
Yezu arabareba aravuga ati niba Berizebuli yatangiye kwiyirukana ntabwo no kuvuga ngo ingoma ye nawe yamaze kubona yuko yasenyutse. Yezu Kristo bamwise Berizebuli shitani. Ubwo se urashaka kubwira ko papa nibavuga ko ari igikoko igitangaza kirisa abantu se? Erega abo bantu bigishwa niba bahindukira bakavuga ibyo. Noneho nkamubwira ntese muvandimwe reka twumvikane. Papa wenda uramwumva nturamubona. Noneho reka datwemeranywe ko papa ari igihe gisimba. Mu by'ukuri kugira ngo be wagiye kwiba bihuriye he nuko papa ari igisimba? Kuko papa ntabwo ari igisimba, ni umuntu. Papa ntabwo ari igikoko, ni umuntu kandi ukwiriye kubaho. Ariko reka tuvuge uko ameze, uko angana, aho ari. Muvandi, wowe bihuriye he no gukiza roho yawe? Hari ibintu rero abantu batindaho ugasanga ari ibintu navuga ngo by'impfabusa. Bariya rero bagenda bakora ziriya montage nta kindi baba bashaka. Baba bashaka iki? Guca abantu intege. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri baba bashaka kugira ngo bagire abayoboke benshi. Kandi noneho babayoboke ndagira ngo nacyo tukiganireho, ntabwo bashaka kubakiza kubera ko babona ko abantu bari kurimbuka. Ntabwo ikibazo bafite ari uko abantu bari kugana mu kurimbuka. Ndeka da, ikibazo bafite ni uko amaturo y'iwabo agenda agabanuka. Bakavuga bati reka turebe abantu benshi noneho tugira amaboko menshi, tugira amaboko afite imbaraga, si urukundo rundi. Ntabwo ari ingoma y'ijuru ibahangayikishije. Reka da, ntabwo ari ubwami bw'ijuru bubahangayikishije. Hari abantu rero bigize navuga ngo abasobanuzi b'ijambo ry'Imana ariko bakarisobanura barigoreka. Abo bantu bariho pe. Ugasanga baragenda wenda ninjya kuvuga ngo aba naba biraba bibaye wenda hari nko gutunga urutoki cyangwa gusebanya, kuko kwa Yezu nako byemewe. Ariko nzi ko hari abantu benshi bagenda bavuga ijambo ry'Imana ariko barigoreka. Akaba ari nayo mpamvu Yezu yampamagaye arambwira ati mbwirira abakristo gatolika ubambwirire yuko izo nyigisho bari kugenda bayora hirya no hino inyinshi zuzuyemo ubuyobe kandi batazigera babumenya. Ni nacyo Bikira Mariya yavuze ikibeho. Ibyo ndongera mbisubiremo ati ubuhakanyi buzaza mu cyayenge. Mu cyayenge rero ni gute? Naho ngaho umuntu agira gutya akakwigisha agasenga ibitangaza bigakoreka ko yarangiza akakwita atari ko papa ni igisimba. Kuko nta hantu papa ari buhure n'isengesho ryo gukiza abarwayi. Nta hantu papa ari buhure na gahunda zawe za kamere yawe yakunaniye. Rwose hari ibintu tugomba gutandukanya pe. Wowe reka nkubwire muvandimwe, inama njyewe nza kukugira ari nayo ndi burangirizeho uyu munsi, ari no Yezu yambwiye. Vana ibyiringiro byawe kuri papa, niba ari naho wari ubishyize bivaneyo. Wowe isengera Imana, ujye muri gahunda yo gukiranuka, urebe ukuntu wakwigorora n'Imana, wumva ukuntu wakwigorora na muvandimwe wawe mufitanye akantu, urebe ukuntu utareba agatokozi kari mu jisho rya mugenzi wawe wirengagije umugogo uri mu ryawe. Wihagararira aho ngaho, ukiranuke aho uri, ukiranukira aho uri, ukora ibikorwa byo gukiranuka. Nurangiza uvuga uti Imana, njyewe amabwiriza Bibiliya itanga ndayafite. Haleluya. Amabwiriza Bibiliya y'Imana yafite. Nyagasani Imana nayiziritseho, amabwiriza yawe nayiziritseho. Uzarebe ntugera imbere ya Yezu kwa kwazagocera urubanza avuga ngo kuki wamenye papa? Ntabwo rwose Mana, mu rubanza tuzacibwa dore ijambo ry'Imana riratubwira ukuntu urubanza rw'imperuka ruzaba rumeze. Ntabwo azigera avuga ati papa mbese muri make papa nawe azaba ari mu ntambara ye. Niba yarakoze ibyo gukiranuka azajya mu ijuru, niba atarabikoze ubwo afite uko azisobanura imbere y'Imana. Mbese ubwo muri make mu rubanza rw'Imana umuntu aba yabaye umuntu. Amatitire twari dufite mu isi yo arambarara hakurya, kuko biriya ni ibiduherekeza mu rugendo. Iyo tugeze imbere y'Imana rero, Imana ireba roho yagushyizemo, ubwenge yaguhaye n'uburyo wabukoresheje. Haleluya. Yaguhaye ubwenge n'ubwigenge, igushyira imbere y'ikibi n'ikizira kubwira ngo hitamo. Nitugera imbere ye rero ya Yezu nyine, nta bindi tuzireguza. Dore ibyo kwireguza ni ibyo ngibyo. Ubwenge n'ubwigenge naguhaye wabikoresheje ute imbere y'ikibi n'ikiza? Niba warahisemo ikibi rero, ukuvuga gukora ikibi,
ubwo uzahanwa nk'uwakoze ikibi. Niba warahisemo gukora icyiza uzahembwa nk'uwakoze icyiza, ariko ntabwo uzahanwa cyangwa uhembwa bitewe n'uko wagendanye na papa, kuko nawe nagera imbere y'urubanza rwa ntama azaba ari umuntu nkawe, azaba ari umuntu nkanjye. Maze iminsi mbivuga ukuntu musenyeri n'umwana n'umukecuru bagiye imbere y'Imana, bagera bagasanga musenyeri ufite icyicaro giciriritse. Ibyo rero iyo mbivuga mba nca amarenga nshaka kumvikanisha yuko amatitire dufite mu isi atariyo azakanga Yezu. Ekada biriya tuzabisiga mu isi, tuzacibwa urubanza hakurikijwe ibikorwa byacu. Haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana kandi. Haleluya. Tureke rero kwibeshya, tureke gutinda ku bitariho bavandimwe, tureke gufata ibitari ingirakamaro ngo tubikurure. Biriya byose se kibabizana imbere yacu kugira ngo aturangaze, adukerereze, atubuze kugenda. Wari ufite gahunda yo gutanga amaturo uri kuvuga uti reka nkataze, namaze kubona ko icya 10 kiramize, namaze kubona yuko rwose amaturo ntakiyatanga uko bikwiye, burya namaze kubisobanukirwa, ubu ngiye kwivugurura. Se kibati wivugurura utanga amaturo, umugishozi wawe reka nze nkwereke, ndeka ngukerereze. Burya ngo nutakwambaye aragukerereza, nuko se ikibazo nicyo kintu imbere yawe, ati reka ngukerereze. Nuko abaragukerereje, wenda utarabyumva, utarabona iyo video azayibona kuko irasirikira, kandi ubwo n'abayisirikiriza baba bafite inyungu nyine mu kugira ngo igere kuri benshi, ice benshi intege. Ariko ndagira ngo nkubwire muvandimwe, wicike intege. Haleluya. Wicibwa intege n'amagambo, kuko mu bikoresho se kibari gukoresha muri iki gihe harimo no gukwirakwiza impuha. Iri koranabuhanga risigaye rikora ibintu bibi cyane, bakagira gutya bagafata igihimba umutwe w'umuntu bakawukata neza neza, ukabona n'umuntu wenda ari gukora ibintu bibi kandi atariwe mu by'ukuri, ari umutwe we bakazenda bafashe ifoto ye bakayikata bakayishyira ku wundi muntu ugasanga koko niwe. Ibyo bintu biriho, iri koranabuhanga rirabikora rwose. Ku buryo rero tutakagombye gukererezwa n'ibintu bitadufitiye akamaro. Ibikubaka mu ikoranabuhanga bifata ubirebe, ibitakubaka byihorere, urireke rikomeze rikore. Wowe uvuga uti ngewe aho njya ndahazi, inzira njyanayo ndayizi, n'uburyo nzagerayo ndabuzi. Yezu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Kuva ufite Yezu harya ibigukerereza ngo byitwa ngo iki? Muvandimwe wikerererwa. Reka rero dusome kugira ngo turusheho kumva neza ibyo turi kuvuga, tunabishimangize ibyanditswe bitagatifu. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuwe ritubwira ku rubanza rw'imperuka. Ibyahishuwe umutwe wa 20 umurongo wa 11 niho tugiye guhera. Nuko mbona intebe nini yererana n'uwari uyicayeho, isi n'ijuru biramuhunga, ntibyongera kugaragara ukundi. Hanyuma mbona abapfuye, abakuru n'abato, bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami, nuko ibitabo birabumburwa. Haleluya. Ibitabo birabumburwa. Muvandimwe, nakubwiye ko ku Mana hari ibitabo byinshi. Iyo mbikubwira rero ntago ari ibintu ngewe ntekereza, ni ibintu Yezu yambwiye, ariko kandi ntago bitandukanye n'ibyanditswe bitagatifu, kuko mu gitabo cy'ibyahishuwe batubwira ko habumburwa ibitabo, ntabwo ari igitabo. Habumburwa ikindi gitabo ari cyo cy'ubugingo, maze abapfuye bacirwa imanza hakurikijwe ibikorwa byabo byanditswe muri ibyo bitabo. Inyanja irekura abapfuye bayirimo, urupfu n'ukuzimu nabyo birekura abapfuye byari byifite, maze buri wese acirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa bye. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Nahangaha cyane cyane nashakaga kugira ngo wumve muvandimwe, buri wese azacirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa bye. Ntago bizaba bikurikije idini yagiyemo, kuko niba waragiye mu idini ukabatizwa warangiza ugata, ubwo uzahanwa. Haleluya. Cyakora rero nkuko Yezu yabibwiye Nikodemo ati ntushobora, haleluya, kwinjira mu bwami bw'Imana, haleluya, utabatijwe, utavutse bwa kabiri. Ntabwo mbese icyo ntigishoboka.
icyo bakita impossible, kwinjira mu bwami bw'Imana utaravutse bwa kabiri. Ni ukuvuga rero ngo kubatizwa ni ngombwa kandi ukagiraho uwo mubatizo uwuhererwa. Uwo mubatizo rero ari nawo kwinjiza mu muryango w'abana b'Imana, uba wakubereye nk'urufunguzo. Rwa rufunguzo rwamaze kukwinjizamo rero, ikindi ubusabwa ni ugukora ibikorwa byo gukiranuka kugira ngo uzaronke ubugingo bw'iteka, kuko tuzacirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa byacu. Ibyo rero ndizera yuko tubyumvise neza abavandimwe. Aho ngaho ntihazagire uwongera gutitira cyangwa se ngo haze ba bantu babigisha binyoma bakubwira ngo papa niwe gikoko cyo mu byahishuwe, ngo utangire uvuge ngo ariko se koko ngo buriya ntibishoboka ngo gusenga Bikira Mariya ngo nuguti igihe. Ntago ibyo rwose sindi bubisubiremo. Twaramuganiriyeho Bikira Mariya, twaramuganiriyeho bihagije. Twagiye mu bukwe bw'Ikana dusanga ko Bikira Mariya afite ubushobozi, haleluya, bwo kugusabira kuri Yezu kandi ibyo asabye akabihabwa. Icyo ndizera yuko ntanagombye no gusoma iyi vanjiri y'ubukwe bw'Ikana nawe ubwawe uyize muvandimwe. Twarayiganiriyeho bihagije, nibiba ngombwa tuzongera dusubira mu nyigisho twahawe kugira ngo twongere tuzumve neza, kuko biba bisaba ko duhozaho. Bikira Mariya rero afite ububasha bwo gusaba ikintu Yezu akagikora, ndetse akagikora kuri gahunda atari afite. Ibyo byemezwa n'ibyabereye mu bukwe bw'Ikana. Keretse rero niba abo bavuga ko kwegera Bikira Mariya ari amakosa, niba bahakana ibyanditswe bitagatifu, bakaba banahakana ko ubwo bukwe bw'Ikana butabayeho. Ubwo rero abantu bafata Bibiliya y'igice, ngewe ntabwo ngendana nabo, nge nemera Bibiliya yose. Niba nemera Bibiliya yose rero ni ukuvuga ngo nemera yuko ibivugirwa muri Bibiliya byose ari ukuri. Muri uko kuri rero ba bantu bagaruka cyane ku isabato, bakavuga bati niyo mpamvu ubwo papa niwe uri gusaba nk'imbabazi, avuga ati twarababeshye, twarabagushije, twarababeshye ubwo twababwiraga gusenga ku cyumweru. Ati umunsi Imana yashyizeho kandi wemewe n'isabato. Ibyo ngibyo muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo montage yabo bantu ivuga ngo twarababeshye twagize gute, yo siyo. Ariko kuva umunsi w'isabato uri mu mategeko 10 y'Imana ntago mbihakanye, nta nubwo mbivuguruza. Nibyo 100%, nibyo rwose. Kandi Yezu yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyuzuza. Ariko isezerano rya kera twarabiganiriyeho tureba uko ryuzuzanya n'isezerano rishya. Haleluya. Yezu yaravuze we ku giti cye, we amagambo yivugiye ngo isabato ntabwo ariyo ibereyeho umuntu, ntabereyeho isabato, ahubwo isabato ibereyeho umuntu. Bivuga iki rero? Bivuga ngo igikomeye ku muntu ntabwo ari isabato, cyangwa igikomeye ku Mana si isabato kurusha uko hakomeye umuntu. Haleluya. Tucyumvikaneho. Icyo gihe uzi ko Yezu bajyaga bavuga ngo bamutegaga imitego ngo barebe niba hari icyo ari bukore ku isabato, kandi yarangiza akagikora. Ubwo rero Yezu arangije aravuga ati mwebwe mushaka kubahiriza amasabato. Na Yezu banamwica bagiraga vuba kugira ngo isabato itamusanga ngo kumusaraba. Niyo mpamvu bavunnye amaguru ya bya bisambo ngo isabato itabasanga ngo kumusaraba. Ariko muvandimwe, niba iyo sabato yari iyo masengesho, tukaba turi mu isabato imeze gutya imara kwica abantu tukajya gusenga, ayo masengesho avuze iki? Ayo masengesho amaze iki? Bityo rero iyo Yezu ataza kuvuga ayo magambo, ntabwo wenda natwe twari kuguma kuri ya sabato, wenda tugahindura uburyo basenga. Ariko noneho Yezu yaravuze ngo ninde muri mwe wagira itungo ryagwa mu murwobo ntajye kurikuramo ngo nuko ari ku isabato? None ngewe ngiriye neza umuntu birabababaje ngo nuko ari ku isabato? None se isabato iruta umuntu?
Haleluya muvandimwe, tujye ducurukura ibintu. Umuntu n'isabato igikomeye niki? Yezu mu gusobanura yavuze ati umuntu akomeye kuruta isabato, kandi Yezu yatubwiye amagambo y'ukuri n'ubugingo. Amagambo ya Yezu niba tuyemera yose uko yavuze, ntabwo tugomba kuyambura agaciro. Njyewe nemera ko Yezu yavuze yuko isabato atariyo ibereyeho umuntu, bityo rero tukaba tugomba kubaha ibyo Yezu yavuze, ariko kandi tukuzuzanya. Nuko rero tumaze kubona yuko Yezu bamwishe kandi bakagira bwangu ngo bari kwitegura umwiteguro w'isabato, njyewe naravuze nti rero ibyo bintu ntabwo rwose dukwiriye kubigendamo gutyo. Ni ukuri gusenga, njye namaze kumenya ko umunsi wari wose wafata wo gusenga uzakubera muvandimwe. Umunsi wari wose wo gusenga uzakubera, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge. Ni ukuvuga rero ngo igihe cyose wemerewe gusabana n'Imana. Dufata gahunda yo gusenga ku cyumweru, twavugururaga iyo sabato navuga ngo yicishaga abantu cyangwa ikica abantu ariko idatabara. Tureba umunsi Kristo yazutseho, kuko twaje gusanga yuko ijambo ry'Imana riranabivuga ko isezerano rya kera ryari nk'amarenga, ariko ryavugaga Kristo uzaza. Ryari amarenga rero. Isezerano rya kera rero ryacaga amarenga, ariko Kristo ryaciriye amarenga yaraje. Amaze kuhagera rero atubera umwami, atubera Imana. Dukurikira umunsi yazutseho, kuko kuva Kristo yazuka ukwemera kwacu kwahagaze ku izuka rya Kristo. Haleluya. Gupfa byo n'abantu barapfaga mbere, abantu barapfuye, Aburahamu barapfuye, Musa yarapfuye, n'ibitangaza bakoraga na ba Eliya baragiye, Elisha arapfa, abantu Dawudi yarapfuye, Daniel nubwo yavuye mu rwobo rw'intare ubugira kabiri ko yarashize arapfa, Nebukadinezari amaze kuvuga ya magambo yarashize arapfa, Yohani Batista yarapfuye. Urupfu rero ni ukuvuga ngo ntabwo twamamaza urupfu kuko rwisasiye benshi, ahubwo twamamaza izuka. Haleluya. Kubera ko ari ryo riduhesha imbaraga zacu ziri hehe? Muri Kristo wazutse. Amina. Muri Kristo wazutse niho twamamariza imbaraga zacu. Kubw'ibyo rero, kuba twafata umunsi wo kuzuka ari nawo munsi w'ubuzima bwacu, ari nawo munsi wo kuvugururwa kwacu, ari nawo munsi wo kwibukwa kwacu, tukaba twawugira umunsi wacu, nta gitangaza cyaba kirimo. Gusa njyewe nkemera yuko tutagomba kugira umuntu n'umwe tubangamira muri gahunda ze. Nta n'umwe tugomba kubangamira. Ni ukuvuga rero ngo njyewe narabibonye hano mu gihugu cyacu, kuwa gatandatu uba ari umunsi w'umuganda, wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi buri gihe aba ari umunsi w'umuganda rusange. Ni ukuvuga ngo nta bikorwa biba byemewe kugeza byibuze umuganda urangiye. Ariko abantu bubahiriza isabato, ni ukuvuga umunsi wa gatandatu ari isabato bajya gusenga, ni ukuri barubahirizwa, baragenda bakajya gusenga ntawe ubakoma. Noneho rero nabo ku cyumweru twebwe umunsi turi kwizihiza kugenda mu misa, nabo bajya gukora umuganda. Ni ukuvuga ngo niba batarawukoranye n'abandi baturage kora imyizerere yabo, ariko nabo ntabwo babujijwe kuba bakorera igihugu batuyemo. Ni ukuvuga rero ngo igihe natwe tuba twirukanka tujya mu misa, nabo baba bari mu muganda. Ibyo bintu nkabona bibayemo ubwuzuzanye, nkabona nta muntu ubangamiye undi, kandi tukabyishimira twese. Ariko abandi bantu babandi bita aba control 6 baba bashaka abayoboke kugira ngo babone amaturo ahagije, kuko dore ko abantu benshi, amadini menshi yubakiye ku kintu cyitwa amaturo y'abakristo babo, usanga rero bakunda kuzamura cyane ibyo bintu mbese byo kuvuga ngo bazana abayoboke. Birashoboka rero ko hari amateka na za analize nyinshi cyane zijya zikorwa, bakavuga yuko ngo umunsi ngo ari uw'ikigirwamana, umunsi wo hariho ku cyumweru, mbese ibintu nk'ibyo. Ngewe ibyo ntabwo nshaka kubimenya, nta nubwo bijya binkerereza. Hari ijambo nzi ngiye kuvuga ngo nuko inyanja irekura abapfuye bayirimo, urupfu n'ukuzimu nabyo birekura abapfuye byari byifitemo, maze buri wese acirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa bye. Haleluya. Naho rero nge n'iri jambo mfata nkarigira
inkingi ya mwamba yanjye, nkavuga nti niba tuzacirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa byacu, reka duhagarare ku bikorwa byacu. Muvandimwe, kwera ibikorwa byo gukiranuka, wowe ukomeze kubaha Imana, ukomeze kubaha amagambo yayo, uzamenya ko ugomba koroherana, uzamenya ko ugomba kubaha abandi mu myizerere no mu myemerere yabo nkuko n'Imana ibubaha. Erega buriya abantu benshi bajya bibwira ko barusha Imana impuhwe. None se Imana iyoboye ko hari amadini menshi? Imana ntibizi ko yemera se ko bibaho? Haleluya. Kubera iki? Ijambo navuze ubwo najyaga mu butumwa kandi n'ubu ngisubiramo, Yezu yaravuze igihe umubibyi wagiye kubiba akabiba ingano hakazamo urumamfu, yaravuze ati mubireke byose bikurire hamwe, igihe cy'isarura nzabivangura. Haleluya. Mureke byose bikurire hamwe. Ni ukuvuga uyu munsi ari ikibari n'ikiza byose biri gukura, abeza n'ababi twese turi hamwe, ariko ku munsi w'urubanza tuzavanguka nk'uko umuntu avangura urumamfu n'ingano. Haleluya. Icyo ngusaba muvandimwe, gerageza ubingano nawe ibyo kuba urumamfu bivaneho. Ibyo gutinda ngo kuri papa, ngo urumva ngo papa, ntabwo ari cyo Imana izakubaza. Ibyo bintu mpora mbivuga muri audio, nkavuga nti Nyagasani najya kukubaza, azakubaza ati mu rugo rwawe witwara gute? Aho wakoraga witwaye ute? Aho wasengeraga watangaga amaturo? Ese niba wari umuririmbyi koko wubahirizaga gahunda za korari? None se niba uri umubyeyi, mu bana bawe wabaye urugero rwiza, wabigishije gusenga? Mbere yo kurya, mbere yo kuryama wabatoje isengesho? Abaturanyi bawe mwabanaga neza? Koko wabahumuriraga njyewe nguko kuzabazwa? Ntabwo Yesu azakoza ngo none ngo mu Bushinwa ngo ibi nibi, ibyo mpora mbivuga. Ntabwo azakubaza ngo i Roma ngo papa ngo ko yakiriye abantu ngo abakaridinari ngo wagiyeyo kucyo utagiye. Ntabwo azabikubaza kuko ntabwo wigeze uhatumirwa. Haleluya. Ntabwo wigeze uhatumirwa, ibyo birori biba ntabwo wari uhari. Azakubaza ibyo wabayemo, azakubaza ibyo wabonye, ibyo wamenye, nibyo bizaducira urubanza. Bavandimwe rero, tureke kuguma kwitiranya ibintu ngo dushakire ibibazo aho bitari, cyane cyane ducibwa intege n'amagambo abantu bavuga nk'abataramenye Imana. Erega reka mbabwire bavandimwe, mu gihe cyashize higeze kwaduka impuha zavugaga ko papa yaba yavuze yuko agiye guhindura Bibiliya. Izo mpuha nazivuzeho, ibyo navuze kuri izo mpuha ni nabyo mvuze kuri iyi video irimo kugenda isirikira. Ni ukuvuga ngo naho papa yavuga biriye, nge ntabwo byanca intege, tuvuga aramutse anabivuze ntabwo byanca intege ko naba mvuga nti ahubwo tumusabire nawe yavangiwe. None se Yesu avuga ati Petero uru rutare ntibiri muri Bibiliya? Kandi kuri urwo rutare niho nzubaka kiliziya yanjye, ntibiri muri Bibiliya? None se papa ko ari umusimbura wa Petero abaye inzoka, abaye igisimba se? None se iyo ntebe ya Petero yizahoraho? Ntabwo izavaho pe. Ese ubwo ngubwo iyo abantu bavuga gutyo baba bashaka kuvuga iki mu by'ukuri? Abenshi rero ni abantu baba bagiye mu kintu cyitwa gufana idini, ariko batagiye mu kwemera kw'idini ngo bamenye icyo impamvu Kiliziya Gatolika yemera papa ni iyihe. Ni ukubera ko papa ari we musimbura wa Petero, kandi Petero akaba ari we Yezu yubatseho kiliziya, biri muri Bibiliya. Noneho rero hari n'ikindi kintu nkunze kuvuga, nkavuga nti niba wenda ibyo ngibyo bikubereye urujijo mu kubyumva no kubyemera, ukaba uvuga uti njyewe ariko ndabikurura simbishyikire, njyewe njya mvuga nti Yezu numa ntabwo yambwiye kwigisha abantu amadini. Ni ukuri pe. Niba muvandimwe yanyigisha warayumvise ukavuga uti njyewe ibintu urumva ari byo rwose ngiye genda rwose pe. Kuko muri kiliziya icy'ingenzi ntabwo ari uko abantu baba benshi. Ngiye Yezu yarambwiye ngo ngende mvuga ijambo ry'Imana, ngo naho baba babiri bumvise ngo zahera kuri abo ngabo yubake kiliziya ye. Ni ukuvuga rero muvandimwe, niyo uvuga uti nyamara ngenda reba ngasanga uko byamera kose turi mu buyobe, sohoka mu buyobe. Bankaza cyo usurira igiti, ariko numara kugera mu giti ubone Yezu nawe akubone kandi aji wawe aturi wawe. Haleluya. Wemere guhinduka, wemere gusubiza abakene ibyo wari wabarabanyaze nk'uko Zakewusi yabigenje, mbese wemere guhinduka bya burundu.
njyewe ndabyemera aho ngaho. Ntabwo njyewe nshaka ko tugenda kidini, ndashaka ko tugenda gikristo, nk'abamenye Kristo, nk'abari mu nzira igana mu ijuru, nk'abagendana na Kristo. Haleluya, haleluya. Muvandimwe, ndizera yuko ibyo bintu byumvikanye, mpora mbivuga kandi nzakomeza kubisubiramo. Ni ukuvuga ngo abakristo nicyo bivuga. Abakristo tumenyeye kuvuga ngo abakristo oya, ni abakristo, abana ba Kristo. Haleluya. Abakristo rero tugende nka Kristo. Ubwo rero icyo gihe bavugaga ngo Bibiliya ngo igiye guhinduka, ngo Bibiliya ngo igiye guhinduka, navuze ni naho twahereye kwamamaza ukwemera kwacu. Twaje gusanga ari ukwemera kwacu kugomba kutubera umwambaro twambara buri munsi. Bazavuga izo muhani ntoya, hari n'izindi zizaza bavuge, ariko n'ubu udafite aho uhagaze muvandimwe ngo uhagarare ku kwemera kwawe ugushingeho imizi, ni ukuri uzagwa, ni ukuri uzahirima. Hagarara rero ku kwemera kwawe, wemere ko kiliziya ni imwe itunganye gatolika kandi ishingiye ku ntumwa. Ibyo ntabwo bizahinduka. Ibyo narabisobanuye. Umuntu waba wumva atibuka ibyo twabivuzeho azambwire tumwoherereze izo nyigisho z'indanga kwemera yacu, tuzazimuha, zirahari. Rero intumwa zimaze kubona Roho Mutagatifu zahise zitangira kwamamaza ubutumwa bwiza, ari nabwo bugikomeza n'uyu munsi mu mbaraga za Roho Mutagatifu. Nanjye Roho w'Imana niwe nahawe kugira ngo nawe nkubwire, kandi nawe uramufite, niwe ufite kugira ngo wumve ibyo mvuga. Haleluya. Bikira Mariya ubwo yajyaga gusuhuza Elizabeti, yagiye yuzuye Roho Mutagatifu. Elizabeti amwumvise yuzura Roho Mutagatifu. Yohane Batista ari mu nda yuzura Roho Mutagatifu. Mariya nawe rongera yuzura Roho Mutagatifu, maze bose buzura Roho Mutagatifu. Kubera iki? Kubera ko bose bari bafite Roho Mutagatifu. Wambwira rero ko uwuzuye Roho Mutagatifu uyu munsi abaye igisimba? Papa muri iyo video ari kuvuga ngo twarabahemukiye ngo ubwo twabatozaga ngo gusenga Bikira Mariya. Ndavuga niwe ntago ari papa wavuga gutyo, kuko nta na rimwe twigeze dusenga Bikira Mariya, turamwinginga ngo aduhakirwe kandi sinzabireka. Naho papa yavuga ati ngewe narahemutse, namubwira nawe ubwo wowe uragowe, reka tukuvugire rozari uhinduke. Abantu batazi ubukungu buri muri rozari nibo bavuga ariya magambo. Njyewe rero sinyemezwa nabaye nk'aba bandi babwira wa mugore wo kuri Samariya, sinyemezwa n'ibyo nigishijwe, ahubwo nanjye nariboneye. Haleluya. Hari ibyo bansomeraga ndi umwana muto, ariko hari ibyo niboneye none ubu ngubu nanjye nahagararaho nkavuga nti ibi ndabyemeza n'ukuri. Hari ibyo bavuze, hari n'ibyo niboneye. Njyewe rero nemera yuko Kristo ari Imana. Njyewe ndabyemera rwose. Nemera ko Bikira Mariya ari umubyeyi ufite imbaraga. Ibyo ntawe uzabinkuraho. Ngane njyewe impamvu mbyemera ndayifite. Ntago nyemezwa n'ibyo nasomye muri Bibiliya gusa, ahubwo nanjye narabyiboneye. Umwamikazi w'amahoro, uwo mubyeyi washyize mu gishura cyitwa rozari akantabara, urugendo nagombaga gukora imyaka 5 yarabimbwiye. Haleluya. Nkarukora, yewe narukoze amezi 5. Haleluya. Buri kwezi kuvunjamo umwaka uri. Haleluya. Ariko ubwo ninde wamunkuraho? Ko abantu byari byabananiye, abitwaga inshuti byari byabananiye kuntabara, abitwaga abavandimwe byari byabananiye kuntabara, batanyanze, ariko wenda ubushobozi bwari nabwo ku mubyeyi wanje. Haleluya. Haleluya. Yararebye aravuga ati mwana wanje wiva mu bana kandi ukibafite, naguhaye abana, garuka mu rugo urera abana bawe. Urugendo nagombaga gukora iyo myaka yose yaruvunjemo igihe gito cyane. Mukubera rozari naricaye ndavuga numva rero mubyeyi Bikira Mariya, niba ufite ububasha koko ndagusabye nkorera igitangaza, uyu mwaka ntuzarangire nkiri mu rukendero. Muvandimwe we, mu rukendero. Ariko haleluya. Umubyeyi w'Imana yarabikoze, nge ndabivuga mbihamya, ndahamya ibyo nabonye. Yarabikoze Bikira Mariya, yarabikoze, narabibonye. Ngewe impamvu uvuga ndi Bikira Mariya yarabikoze nuko ari we nabwiye muri rozari, kandi nabimubwiye uko mbikubwiye. Iyi rozari ni inkorera icyo gitangaza kandi nzayamamaza. Ibyarabaye. Uribuka ubwa mbere njya guhabwa izi ngabire, nafashe ishapure kuko ni namaze kuvuga ndi Bikira Mariya. Nabona Roho Mutagatifu mpinga iby'Imana byose, kandi Bikira Mariya nkakureka. Ibyo ngewe narabivuze mu buhamya. Ibyo nasabye narabihawe. Kuva rero narabihawe, mfite uburenganzira bwo kuhamya ibyo niboneye. Uko niko kuri. Ukuri ni iki? Nibyo wabonye, wiyumviye cyangwa se wihagarariyeho wowe ubwawe.
atari byo bakubwiye. Niyo mpamvu ngewe ntacyemezwa n'ibyo abandi bansomeye, sinyemezwa n'ibyo nyumvise mu misa gusa, ahubwo nka babandi baje kureba Yezu wa mugore ko uri Samariya bahamagaye, nanjye ndemera kuko niboneye, nanjye namwiboneye. Haleluya, nanjye narabyiboneye. Sinyemezwa rero n'inyandiko zivuga kuri Bikira Mariya, kuko izo ngizo zishobora guhinduka, hashobora no kuza umuntu akavuga ibindi. Ngewe sinyemezwa n'ibyo ngibyo, ndemera kubera ko niboneye ubutabazi kandi buciye muri rozari, narabwiboneye ku buryo ngewe niyo umuntu aje ansanga akambwira atari ko mfite ikibazo gikomeye, ndavuga umuti ngiye narawubonye ni rozari. Umuti ukomeye usaba kwihangana ukawumira neza, ariko ndakubwiza ukuri, urugendo nagombaga gukora imyaka narukoze igihe kitangana n'umwaka, kugira ngo nkubwire ngo uwo mubyeyi w'Imana afite imbaraga. Ngewe ibyo mvuga narabibonye, nabihagazeho, si ibyo nabwiwe, n'ubuzima bwanjye nabayemo, kandi ngewe mfite uburenganzira bwo kwamamaza ibyo Imana yankoreye. Haleluya. Erega nari mbabaye, nanjye mva mu bana banjye nagiye ndira, mbwira umubyeyi w'Imana ngo kuko ushobora byose umpoza aya marira yarabikoze. Kurira birahagarara, maze ntangira kurangamira ijuru, njya muri rozari, ariko nicaramo uyirambyemo, rambya muri rozari, maze urebe ngo ibitangaza birakoreka. Muvandimwe mwiza rero, ari uwumvise iyo nkuru ntutarayumvise, ari mbese wari ufite ukwemera kumeze nk'uko nanjye mbyemera, n'uwari ufite ukuri kujegajega, nidukomere. Haleluya. Dore ngo nuko ngo maze buri wese acirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa bye. Ibyahishuwe umutwe wa 20 umurongo wa 13. Muvandimwe mwiza, uzashaka kukubwira ku by'ukwemera kwawe, uzamubwira uti nge namaze kumenya ko ijuru tuzarijyamo kubera ibikorwa byiza, ndi kurwana no gukora ibikorwa byiza. Ibindi niba Kiliziya Gatolika yaranyobeje, ubwo nzabisobanukirwa ngezeyo, kuko nugerayo ibyo byo. Reka nkubwire nanone ikindi jambo ry'Imana tubwira, kugeza ubu ibintu byose biracyari bicagate. Niba hari akantu wenda na gatoya wenda Kiliziya yaba yateshutsweho, ibyo ngibyo wibitindaho muvandi, hari cyari bicagate. Nyagasani Yezu nigaragaza nibwo ibyuzuye bizaza, ndetse n'ikimenyimenyi ijuru ririho n'isi biriho byose bizagenda, bizavaho, haza ibindi bishya. Niba rero Nyagasani azazana ibishya, nuko ibyari bihari bizaba bitakibuze. Ibyo ni ijambo ry'Imana. None rero niba Nyagasani azaza kuvugurura ibyari biriho, ngewe ndagutumira ngo ikorere ibikorwa byo gukiranuka, uzabona ukuntu isi nshya n'ijuru rishya bizabaho. Ni nabyo ijambo ry'Imana rivuga mu byahishuwe umutwe wa 21, isi nshya n'ijuru rishya. Ngo nuko mbona umurwa mutagatifu, ngo hanyuma kuko ibyariho ngo bizaba byavuyeho. Haleluya. Hasome muvandi, ntabwo magusomera kuko igihe cya audio ndabona cyabaye kirekire, kandi iyo nkoze audio ndende harabananirwa kuzifungura kubera network cyangwa se ikibazo cy'amatelefone. Kubw'ibyo rero dushoreje aha ngaho uyu munsi, twumvikana yuko tugomba gukomera ku kwemera kwacu, ibindi tukabiharira Imana. Imana iguhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.